Jambo rya gatanu, igiti iyo cyatemwe umuntu wese ushaka umwase wo gucana araza no kuri cya gishyitsi agafata ishoka, kandi cyambabaje ntakubita hamwe asekura aho ashaka. Waratemwe. Jambo rya gatandatu, uvuye mu rugo agiye guhinga yavuye yisuka ikwiki agera ku gishyitsi akongera agaseka. Nemerera ngo utume ku muntu umwe ukwegereye ntacyo bitwaye, mumbwire ngo utancika mwana. Ongera umumbwirire ngo imihini ikumereye ite. Yaba yazamutse yabonaga Imana, yaba yamanutse yabonaga Imana. Natwe ubuzima bwacu kuva tuvuye mu nda za ba mama, duhereye ku buhamya ababyeyi baduhaye, kugera aho natwe dutangiye kwihigira kuri iyi mihanda, kugera aho tugeze uyu munsi, twabonye Imana. Ndamusenya Imana tabatarase. N'umunyarwanda aravuze ngo ushize kera mu muziki. Imana ikaba muri iki gitaramo cyateguwe na kora kigatangwamo amafaranga angana gutya. Ndamusenge uruhare inkunga y'isengesho, nawe wisengere Imana itabare utarase. Mana, turacyari imbere yawe, ntago turambirwa, kuko imbere yawe niho ubuzima buri, ni naho bushingiye. Petero abajijwe ikibazo ngo mbese namwe murashaka kugenda, yasubije ijambo rikomeye kandi abwirijwe n'umwuka, aravuga ngo twakuvaho tukajya hehe? Ko ari ufite amagambo meza kandi amagambo y'ubugingo buhoraho, kandi tukaba twizeye. Natwe Mana Data wa twese uri mu ijuru, tunejejwe cyane no kuba imbere yawe, kandi abantu bose batinze imbere yawe bagiye babona umugisha. Twabonye abantu bagiye batinda imbere yawe. Hana yatinze imbere yawe, Mana Data wa twese uri mu ijuru, mirimo n'ibitangaza birakoreka, abyara umwana wibukwa, abyara umwana umenyekana. Nyamara ba Penina nubwo baba benshi ntabwo tubazi. Abantu batinze imbere yawe Mana bagiye bagira umugisha ukomeye. Natwe turi imbere yawe, niwe duhanze amaso, niwe wenyine byiringiro byacu, niwe mahoro yacu. Mirimo yose yakorewe aha kuva mu gitondo nta yindi mpamvu, ni ukugira ngo turebe yuko Mwami watureba neza, ni ukugira ngo turebe ko watwishimira. Hahirwa umuntu uba mu bikari byawe. Mana Data wa twese uri mu ijuru, natwe dukeneye cyane kuba abanyamahirwe kuri wowe, niyo mpamvu dutinze ahangaha. Tusengeye umugaragu wawe, mushyigikire Mwami Imana ishobora byose. Reka kubera umuyoboro mwiza wo gutembesha amazi mu butayu, ahantu humye, ahantu hakakaye, kugira ngo ubuzima bwongere bugaruke. Mushyigikire nk'Imana, kandi umuntu wese muri twebwe wumvise ijambo ryawe, reka akora icyo ritegeka. Mwami Imana ishobora byose, kandi ukomeze kubaka buri wese kugeza ku rufatiro umushakaho. Icyubahiro n'ubutware n'ukomera nibyo bihe byose mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Uzamura ibiganza turamukanye. Haleluya, haleluya. Twese dufate bira dusome ijambo ry'Imana, twumve icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Turasoma igitabo cya Yobu ibice 14 umurongo wawe n'uwa 7, tuyahuze n'ijambo ry'Imana bateguye nk'isanganyamatsiko mu kindi gitabo cya Samweli cya 2 igice cya 7 umurongo wa 18. Duhuze iyo mirongo ibiri iri mu bitabo bibiri bitandukanye, twumve icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Yobu 14:7. Reka dusome, afite biri imeze nkanye no ku rupapuro rwa 490. 14:7 Yobu haranditse ngo erega hari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka, kandi kikajya kigira amashami y'ibitonomi. Nubwo umuzi wacyo wasazira mu gitaka,
igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu. Iyo cyumvisha amazi cyongera gushibuka nk'igiti kikiri gito. Amen. Samweli, igitabo cya kabiri cya Samweli, igice cyaho cya 7 umurongo wa 18, haranditse ngo umwami Dawidi aherako arinjira yicara imbere y'Uwiteka, aravuga ati, nkanjye ndinde Nyagasani Imana, kandi inzu yanjye niki nkanjye ko undinda ukandinda ugeza aha. Imana igifashe cyane. Amen. Reka twongere tuvuge amazina yacu. Ni umuco mwiza w'abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kumenya. Nanjye nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo, mfite madamu n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, kandi n'abana beza basa nasa. Abana banjye turasa mwana, abana banjye turasa, ariko mu rugo turi abantu benshi. Hari abandi batipe tu bavuye imihanda twibaniraga. Imana imaze kundemera rero ndababwira ngo namwe muze mbahe pase y'ibiryo mwana, birabibereye home. Bariga, bamwe bamaze kubona amaperime, abandi bagiye muri universite, abandi bari kwiga ubuganga. Ariko Pawulo yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Turishimye kuba hano ibatsinda. Hari hatambutse igihe kitari gito kinini tutaheruka, ariko umwami yari yarateguye umunsi. Korali Imana ibaha umugisha, mwateguye igiterane, ubuyobozi bw'itoro ndetse n'abakristo. Ikaze mu mpaye, Imana izabamera ikaze mu bwami bwo mu ijuru. Yanezerewe ubwo naganiraga n'abayobozi bantumira, ari ubuyobozi bwa korali n'itorero, barambwiye ngo ni igiterane cyo gushima Imana. Iyo umamagaye rero mu kuvuga imirimo y'Imana mba mbyumva neza. Hari umuntu uheruka kumbwira ngo arampamagara ngo duhure, turahura. Urwego ugezemo ngo si urwo gutanga ubuhamya, ngo ibyo bintu uri kugenda utanga ubuhamya. Mpita mubwira ngo ndakwiyamye, igihe nari nshonje ntiwigeze ungaburira, nambaye ubusa nta pantaro wampaye, basohora mu nzu kandi wari umukire ufite gete ukodesha, ntiwigeze uncumbikira ngo ubu binyurira. Ndavuga Yesu wabimpa. Gosheni, Imana ibaha umugisha. Mwabikuririmbye neza ngo ibikora gake gake. Rero kuririmba byaranyishe, ntago nzi kuririmba. Mwarepetaga njye ndi gucoma mani, mwarepetaga ndi gucoma, ijwi ryaragiye. Rero ntago mwabindenganyiriza, muzajya muririmba mbwirize. Nakundi ariko kunyeganyega muri gake gake ntago byakunanira tu. Uretse ko muri iyi minsi namaze kumenya ko abantu batagira amajwi ngo baririmba hip hop. Rero ndimo ndandika imirongo, misi bikiraje ijye hanze, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikine, kugira ngo umwizera wese atari iyizananira ko bazajya bakubitamo biti imanuka uko mbyumva. Amen. Nta kindi kidutera kuvuga Yesu, tuba twibutse imirimo y'Imana, tuba twibutse imirimo y'Imana. Imana yamamagaye ndimbobo hariya Gogosi. Gogosi murazi se mani? Hariho ngangika Yesu ankure y'amagakiza, abikora uko abishaka gake gake. Munyemere tuganire ku ijambo ry'Imana. Ubuhamya nibudukundira turagenda tubushyiramo, ariko Yesu yagize neza. Ubwo se kuko mvuze ko nari imbobo isusuzugura, ngaho icara hari komera Yesu amashyi umushimire, ubundi twiganire taza gushoza urubanza. Iriya mbobo yabaye pasiteri gute ahita ikudiha. Abacuruzi muzi babaye ba pasiteri, abaganga muzi babaye ba pasiteri,
n'abasirikare muzi babaye abapasiteri, n'abamotari muzi babaye abapasiteri, n'abahinzi muzi babaye abapasiteri. Ubwo si imbobo nizo zagombaga gukuraho Imana igize gute? Irazikunda, rero Imana ishimwe ko ari njye ubufindo bwafashe. Tuganire ku ijambo ry'Imana. Ubundi Dawidi mu bantu bashimaga Imana rimwe yigeze yandika Zaburi aravuga ngo nibutse iminsi yanjye ya kera nkuramburiye amaboko, ku mutima wanjye umeze nk'igihugu cyishwe n'umwuma. Reka mbabwire, Dawidi ubuzima bwe bwari ukumanuka no kuzamuka. Avuye mu ishyamba yaje yishe Goliyati, geze ibwami baramushimye, mwami ateye icumu. Ubuzima bwa Dawidi bwari ukumanuka ndetse no kuzamuka, ariko niki cyatumaga ashima Imana? Haba yazamutse yabonaga Imana, yaba yamanutse yabonaga Imana. Natwe ubuzima bwacu kuva tuvuye mu nda za ba mama, duhereye ku buhamya ababyeyi baduhaye, kugera aho natwe dutangiye kwihigira kuri iyi mihanda, kugera aho tugeze uyu munsi, twabonye Imana. Amen. Nasomye amagambo yanditse muri yo aza kudufasha kwinjira mu gushima Imana. Turaza gusenga isengesho ryo gushima Imana. Gabo cyayo twasanze andi magambo avuga ngo haracyari ibyiringiro ko nta igiti cyaba cyaratemwe. Cyaratemwe rwose, ariko biracyashoboka ko cyakongera kikagira amababi y'ibitontome, kikongera kwera imbuto ziruta iza mbere, ngo umuzi wacyo upfa kuba ukiri mu gitaka, naho warengerwa bikagaragara ko washaye, ngo ariko uracyari mu gitaka. Jambo nakuzaniye riravuga ngo yemeye ko gitemwa ntaho yagiye iracyahari. Abaga wari uryumvishe, yemeye ko gitemwa. Yewe Dawidi uri hano we, yemeye ko gitemwa. Uzi ko bagura imihoro ireba, bakagura amashoka ireba, bakajyana kuri ponseze bagatyaza ireba, bakajya mu ishyamba ririmo ibiti birenga 6,000, bagasimbuka n'umugende bakajya mu mukoco wo hakurya, bakarambagiza icyo batema kirimo hagati Imana ireba, bakagitema basize ibindi, kikihonda hasi, bakibwira ko bakirangiza. Kandi ibimenyetso byo kurangiza biba bakubita bwa mbere hava ibango rimwe, kikagero kikarangira kikajya hasi n'amashami yose. Kandi igiti iyo cyatemwe hari ibintu 7, 8, 9 gihura nacyo, kibishaka kitabishaka. Ijambo rya mbere, igiti iyo cyatemwe kibura izina. Ijambo rya kabiri, igiti iyo cyatemwe kibura isura. Ijambo rya gatatu, ibiti byose iyo bitemwe bisangira izina. Ijambo rya kane, igiti iyo cyatemwe ukinyuza wese akihanagurizaho ibyondo. Kandi aratangaye, n'uwambaye bodaboda nawe akinyuraho akihanaguza, kandi yambaye bodaboda cyaratemwe. Reka subira inyuma, igiti kigira isura bitewe n'amababi yacyo, kikagira izina bitewe n'ibyo cyera. Icyera avoka bacyita avoka, icyera amapera kikitwa amapera. None ko ntacyo cyera cyatemwe se, nigishaka kiba ari inturusu cyangwa gereveri, icyatemwe cyose cyitwa igishyitsi. Igiti kiratemwa kugera aho gitakaza isura. N'umuhanuzi ugiye guhanura akabaza ngo ariko ubundi uri umukobwa cyangwa uri umugore, waratemwe.
yigeze mbwira ngo njye muri korari mburi yonjamo. Ndebye ya mbere mbona batanyemera, ndebye ya kabiri mbona ntibyavamo, yitwa batoranyijwe. Musaza arayizi, nakirijwe mu Kovigira majeste rero. Nkajya mbona kuntu imanuka, nkajya mbona nzajya mpura nabo bavayo cyangwa ngaherayo kubera inzara. Bari bafite indirimbo ivuga ngo abiseri bazenguruka Yeriko, nkajya mbona kuntu bakata, nkajya mbona bazajya bakata ngakwamirayo, mbona ntibyavamo. Ndebye abamama, urumva aho sinari kwirirwa njye, ndebye urubyiruko nyoberwa niba ndi umusore yitwa Abanyamugisha, niba ndi umusaza biranyobera, mitanjya mu ya Nibature. Ko muri Nibature nta usekundi, korari ya Nibature waza ubihindurije ibi pesi bisumbana, nta useka undi. Kandi batangarize muri iri teraniro buri muntu ajya muri korari basa. Ndabeshye se? Waratemwe ariko haracyari ibyiringiro. Jambo rya gatanu, igiti cyatemwe, umuntu wese ushaka umwasa wo gucana araza no kuri cya gishyitsi agafata ishoka, kandi cyambabaje nta kubita hamwe, asekura aho ashaka. Jambo rya gatandatu, uvuye mu rugo agiye guhinga, yavuye yisuka ikwiki, agera ku gishyitsi akongera agaseka. Nemerera ngo utume ku muntu umwe ukwegereye, ntacyo bitwaye, mumbwire ngo utancika mwana. Ongera umumbwirire ngo imihini ikumereye ite. Mumbarizaga imihini ikumereye ite, waratemwe wipfana abantu. Jambo rya munani, uri guhinga ari gukunkumura imbagara, narababaye, ntazishyira ku muringo cyangwa mu kigundu cy'isina, araza zambagara akagereka hejuru y'igishyitsi. Jambo rya cyenda, niyo agiye kuzitwika ntazikura hejuru y'igishyitsi, azitwikira hejuru y'igishyitsi. Ariko nkurikira neza, nkurikira, sa nk'utuzi nkurikira. Baguze imihoro ireba, bagura amashoka ireba, baragitema, bibwira ko bakirangije, bihanagurizaho ibyondo, bagerekaho imbagara, bakubitaho imihini, bakuraho imyase. Ariko data yabahishe umuzi, data yabahishe umuzi. Nta yandi mashimwe dufite. Korari mwe mwateguye igiterane, nta yandi mashimwe, nuko data yahishe umuzi wa korari. Data yahishe umuzi. Bashaka kuba babatumira ntabwo ari mwe muzi kuririmba. Ubu se mufite amajwi ya Rutera Serenity yose, mwarya danse kurusha Koffi Olomide. Data yahishe iki? Umuzi. Yemwe abakristo bibatsinda, bene data bateraniye hano, abavuye hirya na kure, dushimiye Imana, tuyikomeye amashyi ko data yahishe iki? Umuzi. Agaciro si amashami, agaciro si iki giti, Imana yahaye agaciro umuzi. Turaje tuwurebe dusenge. Bagenzi bajya mu ijuru se nabo baratema. Iki kari igiti. Muri iyi Bibiliya hagaragaramo ijambo igiti inshuro 138. Ese iki giti buri gihe kivuga umuntu. Ahantu hose muri Bibiliya handitse ijambo igiti, ni ubuhanuzi buba bugaruka ku muntu. Muntu wabatijwe kuzura umwuka wera aratema.
banarimbura ariko data gahisho. Jambo rya mbere ritema abagenzi bajya mu ijuru ni ugutinda mu bigeragezo. Ndagusengera Imana gutabara utaraseba. N'umunyarwanda yaravuze ngo urushize kera ruhinyuza iki? Imana gutabara. Muri iki gitaramo cyateguwe na korali kigatangwamo amafaranga angana gutya, ndagusengere guhaye inkunga y'isengesho, nawe wisengere Imana gutabare utarase. Aseba nasomye Bibiliya ngenda ndeba abantu bananiwe muri iki gitabo bagacogora. Ni abantu Bibiliya ishyira akadomo ko nawe uwanye nawe. Mu isezerano rya kera harimo uwitwa Eliya. Biga inyigisho za Bibiliya n'umuhanuzi w'umuriro, nubwo inkuru ze zanditse mu bitabo by'amateka. We n'umuriro babyumva kimwe, ntarindira kurahura, upfa kuba umucokoje. Ndavuga ati muri Romani ugasekura Babiloni. Uyeriya mvuga ni wandi wishe 850 ba Bayali n'abashera. Uyeriya mvuga ni wa wundi wahagaritse Imana imvura Imana itamutumye. Uyeriya mvuga ni wa wundi wasanye na Mose ku musozi bagahura na Yesu baje gukora ihererekanya bubasha. Eliya azahagarariye ubuhanuzi, Mose azahagarariye ubuyobozi n'ubutambyi. Uyeriya mvuga ni wa wundi wagiye mu ijuru adapfuye. Ariko Uyeriya ndi kuvuga muri iki gitabo kari 235 ni wa muhanuzi wenyine wirutse kibuno mpamagura minsi. Nta utacogora muri uru rugendo uretse no kwiruka. Uyeriya mvuga niwe muhanuzi wenyine wiyahuye, yagiye munsi ya kiriya gita cyiza kama yacyo ari aside. Ntabwo yakigiyemo agiye kugama agacucu. N'amagambo yavuze ni amagambo agaragaza ko yahaze ubuzima bwe. Aravuga ngo icyabiruta nuko nakwe. Ariko reka mbabwire icyanejeje idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera. Yibuka kariya yagaruye icyubahiro cy'Uwiteka mu Isirayeli. Yibuka kariya yasenye inzu z'ibigirwamana ku misozi. Imana iravuga ngo Eliya we ntabwo nagutakaza. Imana yohereza marayika azana umutsima utaze ku makara n'amazi yo kunywa, akomanga marayika. Ndagusengeye muri iki giterane umaze igihe mu bigeragezo waratemwe, ariko marayika gukomange ushira umwuma n'inzara. Aravuga ngo marayika abwira Eliya ngo Eliya we byukurye. Ariko muzi cyanteye ubwoba, yarabyutse ararya arongera arasinzira. Ariko Imana ntiyamutakaza. Arabyuka kame nihanagwe kandi mu modokari karimo. Ariko nibwo nyivayo sindamenya kukagendana. Ngibuka namaze kugera nibwo nyivayo mwana sindamenya. Kandi mba mbona ari byiza. Hari n'abagafata gutyo ukuntu ariko mbona bitavamo. Mbona uzi kuntu kera turi imihanda twihanaguraga tumaze gucoma sema. Nuko twabirangizaga.
imishyitsi ariko nkurikira neza nkurikira samutuzo nkurikira samutuzo nkurikira baguze imihorere bagura amashoke baragitema bibwira ko bakirangije bihanagurizaho ibyondo bagerekaho imbagara bakubitaho imihini bakuraho imyasi ariko data yabahishe neza
kandi mu modoka ariko nibwo nivuye sinamenya kukagenda kibuka namaze kugera nibwo nivuye kandi mbabona ari byiza n'abagafata ariko mbona bitandukanye uzi ukuntu cyaba turi imihanda twihanaguraga tumaze gucuma se nuko twabirangiza haleluya mvuga ngo muziparitse hariya marayika komanda kababwira uziko imana yari zikariya kumubwira bishyushye imana yari zikariya iramutse ku mupfakazi gasuka ukazanye umupfakazi agera aho uteye ngo ni agafu gake gasigaye ngiye gusangira n'imfubyi ariko uranyuka gasuke n'udukwi tubiri nari isigaranye twonye nitwonye mutora mbese aho utewe kujya no mu rwego mubwira ko ari udukwi tubiri ariko nta matwi ugira gasuke kaza kagishyushye nka mbi reka imana yari izi ko ari yakunda ubugari bushyushye iyo marayika yamuzanye mu kiri ku ngoma ibyawe imana irabizi reka muhumurize ibyawe imana igize gute n'isezerano rishya nabonye witwa Yohana Umubatiza yesu yaramuhamije mu babyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore ntawe uhorana na Yohana Umubatiza icyo yesu yavugaga ko abahanuzi bose bamuhanuye bagapfa batamubonye ariko Yohana Umubatiza niwe wahanuye yesu aramubona aranamubatiza yinjiye mu nzu y'imbohe uburokori biriya nigaragaza igihe yari amaze mu nzu y'imbohe abakomantere basobanuza ijambo ry'Imana bavuga ko bafunga Yohana Umubatiza ngo yinjiye avuga ngo bamufunze ntabwo mumuzi mfite petit frere ese nibuka ko nyina wa Yohana Umubatiza Elisabeth ari mubyara wa Mariya yavugaga ko afite mu rukane mushaga amezi 3 ategeka atageze ukuntu agakuraho uretse no gutegeka Yesu ukuntu guveho habe na teremusi habe na platoma uburoko bumuri aratuma ngo mugende mu mumbarizi mbese niwe cyangwa gutegereza ibintu bitatu byabaye Yohana Umubatiza ari kubatiza Yesu ku mugezi wa Yorodani ikirere cyari kibi abana bararimo Yohana Umubatiza agira umwuka wera amanuka amushishisanya ahagarara ku rutugu rwa Yesu ngo abana aho bagira gute iyo nyuma barayibona Yohana Umubatiza agira gute arayibona ijwi ryumvikanira mu ijuru ni bwa bwo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishime abana aho bagira gute baracyumva Yohana Umubatiza aracyumva ariko atinze muri gereza uburoko bumuriye ngo mbese ni wewe cyangwa dutegereze ndongera gusenge Imana imutabara utarase muri uru rugendo wase igutabara usinzabura mwana zikana kugera inzara ya kwishura yakuba kagira muri group kagira muri abo narahegereza ntacu hegereza amaso ya neza
inzara yatuririye mu buvumo bwo ku giti kimwe naho twasengeraga hitwaga Jangwani nimukajyaho ntabwo ariko kera twajyagayo rero gurupe y'amasengesho umwana umwe w'umukobwa twasenganaga muri iyo gurupe numva naramamagara ati muyobozi bitaba ati Karame n'akazi kabaga karagiye turabona tudapfa yamubaza ngo tuzirikiye inzara ndamubwira ati niba ari inzara napfuye kera numva arahiye mu kanya gato numva arasenze aravuga ngo ma uri mu ijuru n'agahungu kawe uri muri murimo munata twishwe n'inzara ibaza aho umuntu asenga akavuga aho nari negamiye ndavuga ati raduhande ntawe usohokamo ariko Imana yacu n'ukuri iminota ya 15 siko nawe ureba ndi mu buvumo numva arongera aramamagara ati muyobozi yitaba ati Karame ndamubaza ngo ntirakwica se ahita ambwira ngaraganza kunyica numva arambwira Imana yavuze ko izaba imodoka rutumva ndikiriza ngo wayibwika duha amapine tukaba tuyarya Imana igira neza Imana yaduhaye ibiryo ubu nawe yashatse n'umupasiteri witwa mama pasiteri kandi muri iri torero cyane gatsinda ubusa bw'inzara nabwaje none arakubwira n'umudamu wanjye tuba mu gipangu kirimo imiryango 5 reba ihajya mu rugo gusa icyumweru cya mbere cyaka kura yakwikopesha kuri botike niraho bati wambaye ukamupa kiro cy'umuceri cyo kimwe n'akadobo k'amakara nkajya Ramadani kwa muganga ahita yiseza ngo pasiteri nta biryo by'ideni bihari iyo wakuyeho rero umurokore banabyongera ati muroko nta deni bihari gake gake wakubiswe babyita bitasi tamura n'ubwami budasikatakaye tamura n'ubudore telebasi ituwabagaye kuko ntabwo iyo byagucanze ntibakuherukasha kandi warucana ntibaguhe fanturu ati yime ndayinywera mu rugo nta kibazo baranze akavide nakaza none kugira ngo nagemuremo madamu kwa muganga ku kavide ka fanta barayimanyishyira muri amvirope n'igemura madamu kwa muganga ngezeyo ndayikora arambwira ngo icyo shimira Imana imyaka 10 y'urugendo rw'imibabaro yagita agashimira n'ubusa cyane ati kuki utayoreshe n'umwatirabure kubucura sheri namufungurira nanjye mpamagaze muri korodoro ahita ndeba nabona asibura yancura areba muri sare nkabona arayibona ngiye kubona baramamagiye gushira kuramubwire ndazi ahita reka dusange hasi nahise nkama mwana twaramucuza yari rwarije na serumu hari we yari hasi mwana arakirabura amafaranga yo kwishyura ibitaro kandi iyo afite nta gusohoka turara kandi icyo gihe nari pasiteri wahita ubaza ngo ntabwo wahembwaga narahembwaga n'amafaranga menshi bahembwaga n'amafaranga menshi ariko rero naratsa pasi salere nk'abandi bagabo ikibanza numva atari imibare y'abagabo se noneho bakura kandi udafite ingwate bakura imyaka banka yakura yabo hagasigara 65 hahita nishyura inzu 50 hagasigara 15 ngaho
tutiza n'ibihekana kuka ahubwo ndagusengera Yesu akuremo imibare mushubu bw'isengesho uzatugusengera data agabanyemo ibihekana agabanya iki baradusezera abanyeshuri bitabo pasiteri yitwa David wo mu Gatanga n'ubu benshi hano muri pasiteri cyangwa ibitaro byanyohereza amafaranga nishyura ibitaro maze kwishyura ibitaro hasigara ibiceri magana abiri madamu aheka umwana n'igice twe turwaje umwana ugiye gucuka inda y'amezi 8 aheka n'umwana w'imyaka nanjye mpita mpeka agakapu fata n'ibase tomate nawe ahita afata akabido mu ntoki rero iyo foto pasiteri na mama pasiteri n'umwana kumuhinga rwose pasiteri na pasiteri n'umwana ngeze mu nzu gaturikanarira ndavuga ati Mana uyu muhamagaro wawe n'ubwoko damu umwana afata bya biceri magana abiri aragenda agura biskwete zari hafi zigura $50 avoma amazi kuri robine anomeramo izo biskwete amaze kuzirombera ebyiri mu gakombe kamwe izindi ebyiri mu kandi gakombe agakombe kamwe aramanurya nibutse ko atancize kuri fanta nanjye ndamusinyira utundi tubiswi tubiri yanemeye mu gikombe akaburiramo uwo wari urwaye n'umukunene namucumbikishije nawe navuye mu mucumbukura Imana reka turinde ubuhamya nitunaka Imana itadutabaye tuzabaka ngo twabizi
cyanjye zikoresha bose. Binjiye mu nzu basanga ibiryo birateguye, ati yo mama pasiteri yarahamagawe kabisa. Naho si njyenyine basuye, hari n'abandi basuye, naho bari bafite ubwoko bw'ubwanjye. Batwatetse barira ibiryo byanjye barabisekura, nkajya numva ati amena. Twabaga mu nzu y'ibyuma binasekwa kimwe twarakiriye, hari igihe ukoresheje icyuma na satire ukahita ukiriye. Ugahita wongeramo ikindi. Ubizi isama? Yego mwana. Ibyanditse bundi bamaze kurya rero bafata ijambo, barabwira ati turi hano mu izina ry'ubuyobozi bw'itorero rya ADEPR, ibyo washoboye abo bantu turi kumwe n'ubusi n'abakozi ba ADEPR bagenda basobanura bambwira ati itorero ryagutekerejeho ko rigomba gusura iminsi ijana itarashira n'umukozi wa ADEPR wahuye n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi, tukaza gufata ku mugongo. Aho nicaye ndavuga ati imyaka 8 bakorera nibwo mwibutse ko n'umurezi ka perezida mu bihimbe byinshi Imana yarayifuse. Banyereka naho sinya abantu bita dese urakazi nasinye vuba. Turavuga ngo tuzashima Imana imifuka y'imiceri, sakabuga, amata bazanye bona nido sikimanjye uzi kuva kuri supageti ukayituma waba Mana yomora ibikomere, ikomora n'ibikomere by'ibirara. Tuzazindura mu rusengero, tuzabigenza gute? Nibwo namubwiye kureka guteka ibyo tugemurire Nairobi na Bugogo zishonje tujye gusangira nazo. Turateka, dushyiramo, turisangirira. Guhamagara wanjye ukomerezaho, ubu ngubu nibanira nabo, bariya amashuri, sangira nabo. Mu rugo abajya mu rugo ntabwo nzi umubare, abaturage muri karitsiye bakuyeho baza kwirira mu rugo. Shima Imana wabaye umudamu utagira imibare, twebwe agafuka k'umuceri n'iminsi 5. Ntabwo gashira nka kwa kundi ubona weho gashira, ubona kagenda gahenda, aho yatwa kamanuka ugenze hejuru y'umwobo, ugenze kamanuka da. Mu rugo bateka ibiro 8 bya kawunga, sasitani ubundi bya Yesu bishyizemo imibare birapfa, ariko n'ibyo wabonye bashyizemo imibare nabyo ibyindi imibare birapfa. Ibyo ufite rero nusanga ari ibya Yesu kuramo imibare, nusanga byaravuye mu mibare shyiramo imibare.
mbisubiramo nari nanjye sitarago z'ubuzima andi bize nayateburisha maze gukiza ngiye kumva numva telefone irampamagaye ndayita alo pasiteri Theogene Ndiyikiza irambwira ngo ufite konte muri beka Ndiyikiza ngo yinyoherereze twazi muri ndayimba hari ikiriho barangiye ndimwoherereze ngiye kubona mbona mesaje ya miliyoni hari mesaje ubona amazeru ukajya uyasubiramo Data goka message. Urayenda tablo tatumaze kubona message n'umuvuga w'abajyamo magayo urina muri Kigali Ndiyikiza arambwira ngo dusange mu mujyi kurishika basanga mu mujyi turicara arambwira ngo ntabwo tuzi ariko turabakunda barabagabo bari kumwe n'umudamu cy'ito Michelle babibona karo Michelle ukiri muto rwose arambwira ngo turi hano duhagarariye abandi groupe y'abantu benshi ariko badutumye ngo tukubwire ngo turabakunda barambwira ngo wakomeje imitima yacu irayiciza igihe twari tumariye twasubijwemo imbaraga kwegukamwa bwawe igihe twari twarakomeretse watwigishije ko ibikomere byose bigakira n'ibidakira waradusobanuriye tubasha gusobanukirwa ibidakira wakijijwe umwuka wera araza akakwigisha uko ubana nabyo watwigishije kubabarira dutanga imbabazi abakwiciye tubaha imbabazi n'imitima yacu nawo twamenye kandi hagaritse umushahara w'abayikoronteri ntidushaka kuzabona abana bacu basana iyo byemeye abana babona famiye ayo mafaranga ubonye nayo kugura imodoka ukore taxi abana bacu batazicwa n'inzara umutima nawe ko utasubira na sekuru kandi icyo gihe nari mfite imodoka sijyafa yaje kugura imodoka ya gatatu ndayigura niyo ngenda muri suzumi y'Imana y'amasi niyo ngendera nayise Velvet kandi bikari na uno muri baparitse ejo mugirango murabizi ejo ngiye kumva numva abandi barampamagaye ndigura ikibanza ndakigura najya kumva umuntu arampamagaye ati mukozi bataramenye ko watangiye kubaka wambabari ukazana ngo wasiguramo babarira cyangwa uhita ujya inzu ya miliyoni ubuzima zitwa 90 ifite imiryango igenda ku mapine harimo amatara acuranga afite umuzi mu cyumba iwanjye harimo itara rishyushya mu gihe cy'ubukonje rijyamo gaze wewe niguki byumva nanjye n'ubwo byumva sinaranze ko yagiye kwigisha kwa masebo muri Foursquare amakarambana menshi nyasasamu no muri jaride gasa muri jaride
ahita amwitirwa mu kazi umumbariza w'itamuwasi yamunyuma itorero rya Kamuhoza sinibyo gusa muri Kota n'ishami ryo kurwanya ibiyobyabwenge ubu ahantu hose hari ibitaro byo kurwanya ibiyobyabwenge adeperereza Theogene ngo njye kubutaka iyo twabyere bisaba ko mbwiriza kijyamo abagiye kugororwayo icyo shaka kukubwira ntabwo Imana itakurora abayobozi banjye b'itorero muvuga Imana umugisha wangariye mu kazi Imana bambera iki umugisha ijambo rya kane rifitemo umugenzi ni ibisubizo gutabara ukibagirwa ngiye guhaye umuhanda uramenye ntuzibagirwa ijambo rya gatatu ni ibyaha birakomeretse ibyaha igisaraga iyana bakandurira izina ikamutesheje igufite mu mugambi yemeye ko gitemwa ntaho yagira cyaha fata umuntu no mu kiganza mu mutuye mubwire ngo aracyaha ibyiringiro mubwire ngo agaciro n'ubuzima mubwire ngo yemeye ko gitemwa cyaha mubwire ngo biracyashoboka ko wategereje ubuhamya sinubona babusigara mu episode rero kandi ukubye imyenda sinjye imana yacu n'ibyo bose n'abantu bakoze ibyaha bikomeye Dawudi ariko mu bantu bacaga bugufi bagasaba imbabazi Dawidi akabuhamya kugera aho Imana yirahiye Dawidi iramubwira ngo mwana wanjye nzagutuza mu mbabazi zanjye ntabwo zizigera zikomokaho aya mashimwe bateguyemo iri jambo ry'igiterane Imana yari imaze kuvugana na Dawidi agiye kuyubakira inzu iramubwira ngo ntayiyubakira ariko uhereye umunsi wa none nzogeza izina ryawe Imana yogeza izina ariko urufunguzo rw'ibyawe ni ijambo ry'inyuguti icyenda rivuga ngo mbabarira ariko kugira ngo umuntu arivuge kugira ngo yikorere iki kibazo Yesu yaciye kuri Barutolomayo ntiyigeze atakavuga ngo ndashaka guhumuka yatatse avuga ngo mbabarira kuko amazi ko kubabarirwa harimo no guhumuka wipfira mu byaha Yesu nakukumira mu murimo wose iyanda bayikangiza itabi kangiza nikotine urumogi rwarangije ndindara y'imihanda iyo dutanga ubuhamya ntabwo turinjije hari injiji yambara ikoti na karuvati igashyiraho n'akuma tumva fitiye ideni Imana fitiye ideni igihugu fitiye ideni itorero ryangiza uwundi w'umusirikare umuhamagaro kubw'umuntu umwe hano ugiye kwihana Imana iragukunda jambo rimwe ry'urufunguzo rw'imigisha yawe ni ukuzamura ikiganza ukavuga ngo maze igihe mu bigeragezo naraguye subira inyuma Mana mbabarira ibyaha nakoze Kristo tumukubwirire agutabara utaraseba naho uraje umusazi ku gasozi igeze manuka njya mu cyaro hari famiye Butare yasigaye njya gusurayo nsanga umwana w'umukobwa ari kogereza umwana yabyaye w'amezi 2 mu mwobo yacukuye asasama amakoma y'insina
mbibonye ndababara ndaza mbibwira madamu i Kigali amuha igitenge nanjye mugurira imyenda mugurira ibase imyenda y'umwana mugurira amavuta ya Movitaliya y'igihumbi mugurira umuti w'isabune wa Sexa w'ubururu iriya miti y'isabune yaguraga Sexa ndabimushyira yabonye ibase atera haleluya nyumva ndi mu kabande mu majyepfo angezeho naho atwara inda yitwariye muri Kigali ajya kuyibyarira iwabo mu cyaro agezeyo akajya atira ibase bakanga kuyimutiza nyuma y'ibyumweru nibwo kwiga ubwenge acukura umwobo asasamo amakoma y'insina akajya amwogereza ako gahinja muri uwo mwobo yasashemo amakoma akajya mu gasoko k'umugoroba agasaba ifu yo gusiga mu ngingo ngo umwana adatamuka nibwo yagize umubabaro amezi abiri ashize aravuga ngo Mana wambabariye nubwo nagukojeje isoni nkahemukira itorero kandi ikimenyetso cy'uko mbabariye ukama ibase yabonye ibase yizera imbabazi z'Imana nta cyaha kibaho Imana itababarira Imana iragukeneye hari kuza undi muvuga butumwa ariko Imana yashimye ngiye ko nza kukubwira ngo ikeneye kugutabara utaraseba ariko banzu yisaba imbabazi Imana yamugaruriye andi mahirwe ya kabiri ubu yagarutse muri Kigali yarubatse atuye Imageragere Imana yamuhaye umugabo imukorera ubukwe uba afite abandi bana batatu nyuma y'uwo nguwo Imana iragukunda yemeye ko gitemwa n'ibyaha byagutemye watinze mu bigeragezo umva Yesu arashaka kugutabara zamura ikiganza utarakizwa ngo usenge Mani baho umugisha muzamure nasoni bite umuntu utarakizwa akavanga yatabaye Theogene nanjye menye neza ko yambabarira Imana iguha umugisha Imana igume muzamure hejuru nasoni bite nimo ndababona Imana baho umugisha Imana baho umugisha Imana baho mwitera intambwe mwigirana imbere nk'ikimenyetso cyo kwinjira mu masezerano y'Imana iyizire di gwino wewe wazamuye ikiganza gwino tebukuze nkwatureho umugisha w'Imana mubahinzira batambuke nta kindi abaririmbyi mumfashe batambuka abana mwe muretse ndaza kubasengera abana tambuka utarakizwa muze nasoni biteye nimuze nanjye nuko naje bareba ubundi pastor mwa igira hino nekera hano Imana iguha umugisha tabuka ibi byuma byesitaye abana baririmbyi bateze bava mu ruhengeri badodesha izi n'iforomo kubera wewe Imana baho umugisha abakobwa n'abasore n'inkumi bagifite imbaraga mutambuke muzano kurihimbi nta kibazo mutambuke muzano muze musange hano muze tucamo kuva mu bandi uhure n'amasezerano y'Imana Imana iguha umugisha tambuka baririmbyi muririmbi dore imbaraga zose mwatanze n'aba bantu Imana yashakaga amaraso ngaba b'Imana yashakaga nawe gwino Imana iguha umugisha ukiri muto Imana ikugirire neza tabuka nawe Imana iguha umugisha hari abandi shaka gusengera musa nk'abatuza gato umuntu wari warakishijwe agasogongera akamenya ko umwana wacu agira neza akabatizwa mu mazi menshi ariko kubera gutinda mu bigeragezo akisanga yamaze kuva mu byaha byinshi akaba yaraguye zamura ikiganza ngo njye tukwingingira Imana aho uri mu mwanya wawe zamura ikiganza tukabona muzamure hejuru nta soni biteye Imana umugisha ariko nabwo mwateye intambwe mukizira hano mukongera kuvugura amasezerano yabo na Yesu bazatinya reka dusame ushobora gufasha namwe mutabuka turabategereje Imana ibamugisha Imana niyo ngiye kuvugura amasezerano yabo wanagashika warukijijwe wagasogongera witwa murokore ariko wisanga mu byaha by'ishingiro bwawe ndacyamutegereje mushiki wacu n'umuhinzi Yesu avuga ngo niwe Imana ibamugisha mushiki wacu nawe niyoboreza karibu n'undi muvandimwe ari wikumanuka nawe wino Yesu aramukunda yawe ari abana b'umukobwa nawe yakubabarira Imana iguha ufite imbaraga aho Imana igejeje izahakugeze zatanga ubuhamya bwo gutanga
karibu mushumba Imana ibahumugisha ko mutsinzwe n'ijambo ry'Imana mugatsindwa n'ubuhamya mukemera kwesa n'umunyembabazi muzamure ikiganza cy'iburyo musubire mu isengesho muvuge ngo Mwami Yesu musubire mu cyane ngo Mwami Yesu tubabarire ibyaha twakoze mbabarire ibyaha nakoze uhereye umunsi wa none sinzasubira mu byaha ukundi nanze Satani n'imihango ye yose izina ryanjye ryandike mu gitabo cy'ubugingo uhereye umunsi wa none ngiye gukorera umfate unkomeze umpindure icyaremwe gishya unkure inshuti mbi ubwo uzaza gutwara itorero nanjye nzabemo gushimira imbabazi zawe amen ushimye gusengera basaba imbabazi kuko igihe cyatambutse uhita usengera iteraniro ryose niba watangiye gusengera iteraniro uzamura ikiganza uyibwire ngo ninze mu kigeragezo nyamara igikomere cy'ikiraro Mana turagushimiye Mana turaguhimbaza ijambo ryawe ntabwo rizagenda ubusa niko wirahiye dore abangaba nabo maze kumva ijambo ryawe rigatsinda imitima yabo bakaba bafashe umwanzuro ku giti cyabo nta kandi gahato kabayeho nta zindi mbaraga zibayeho zindi imbaraga z'ijambo ryawe natwe turabasengeye bababarira ibyaha byabo bababarira ibicumuro byabo hari ibyo bakoze babizi neza hari ibyo bakoze mu bujiji Mana data wa twese uri mu ijuru natwe turabasengeye natwe turabingingiye kugira ngo amaraso ya Yesu ababonekeho reka baboneze reka batunganye hindura ingeso zabo reka bahinduke rwose bagire imitima mishya reka babibyare mu bishya Mana data wa twese uri mu ijuru uko niko tubingingiye uko niko tubasabiye kandi amazina yabo yandika mu gitabo cy'ubugingo yewe Mana ishobora byose reka ubwo Imana izavuga nabo bazumva amazina yabo maze bakwitabe bashoboze Mana bashoboze Mana bambika imbaraga reka Mwami Imana ishobora byose ubuhamya bwabo bube bushya mu midugudu y'iwabo reka ubuhamya bwabo bube bushya mu miryango yabo aba bana b'abakobwa turabasenyeye bahindurira icyerekezo ongera ububake Mana data wa twese uri mu ijuru kandi bazaba bubakitse urakoze Mana nziza turasenze kubwira iteraniro ijambo ryawe ryatubwiye kwakiriwe ibyiringiro ku igiti cyatemwe kikarengwaho ibigunda ikindi gihe ijambo ryawe ryatubwiye yuko umuzi wo hasi nubwo hejuru bazanye ishoka bakasa nubwo bihanagurijeho rwose nubwo bazanye umuriro bagatwika ijambo ryawe ryatubwiye guhisha umuzi Mana data wa twese uri mu ijuru iyi mizi warinze iyi mizi wahishe Mwami Mana yacu yivomerere reka habe imvura idasanzwe reka habe imvura y'umuhindo mu bugingo bw'ubwoko bwawe kugira ngo Mana data wa twese uri mu ijuru wongere kurema abantu bawe bundi bushya wongere kububaka bundi bushya reka Mana data wa twese uri mu ijuru abavuze amagambo bamware reka Mana data wa twese uri mu ijuru abigeze bafata imigambi yo kukwena abantu bawe reka bakorwe n'isoni aribo mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo Mana wongere kubaka abantu bawe kandi n'ububaka bazabubakitse rwose urakoze Mana nziza urakoze byiringiro byacu ngaho ngera Mwami ugaruke ku bantu bawe twamenye yuko ujya ugaruka twamenye yuko ujya wigarura twamenye yuko ujya uhindura Mana data wa twese uri mu ijuru ongera wubaka abantu bawe bubakike kandi mu butware bwawe no mu mbaraga zawe hasigaye amashimwe gusa tuzakomeza tugushimire kuko twabonye ko mu batubanjirije abari bafite imbaraga bari bakomeye nabo bagiye baraswa rwose bagahamwa Mana data wa twese uri mu ijuru ariko ubwo wabagiriye neza ubwo bari mu ntwari zishimwa Mwami Mana yacu ni nako natwe ubasha kongera kugarura abantu bawe ubasha kongera kubaka abantu bawe ubasha kongera kuzamura abantu bawe Mana ubuhamya bukongera bukaba bushya urakoze Mana nziza tumukomeye amashyi tumukuriye ubwatsi tumuvugirije impundu ko nta Imana
ihwanye nawe cyubahiro utware no gukomera ibyo byose mu izina rya Yesu amen amen